wandika Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa 10. Igice cya 8 umurongo wa 10. Dusome mu izina rya Yesu. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzizaha, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka uyavuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu yaduka umwuka wayo uba muri mwe. Amen. Haleluya. Mbere ya byose dushimira Imana iduteranyije twese abana gutya kuko ntabwo tugiye mu rugo rumwe kandi hariho byinshi tutakoze kubona, ariko kuba Imana yemeye ko duterana bitwarika gushima Imana ishimwe. Haleluya. Nongeye nanjye kubakira uyu amatango namuherukaga, nawe ntabwo nari muheruka, niba muheruka muheruka usize kubona Nyamata na Grace nawe dushimira ko Imana yamuhaye imbaraga akaba yaje. Nze hariya turagushimiye ko waje, ntabwo twari duherukanye n'uyu mushiki wa Habineza. Mwese kuba mwahageze muratongeye kubonana dusanga ijambo ry'Imana. Imana ibaheze umugisha. Haleluya. Haleluya. Tugiye kuganira hejuru y'ijambo rivuga kumenya ukuri udashidikanya ku bugingo buhoraho buzaza. Amen. Haleluya. Kenshi cyane dukunze kumva ibibwiriza bitubwira ngo bitubwire ubuzima dufite duhabwa na Kristo bwa none bwo gukiranuka, bwo gukorera Imana. Twarakijijwe, twahawe ubugingo buhoraho, ariko ntituganire cyane ku buzima buzaza. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira hejuru yo kumenya neza tudashidikanya ko hari ubugingo butegereje. Amen. Haleluya. Haleluya. Abarokore bakunda ngo bagabuye Bibiliya. Hari ibintu tubwiriza tukabigena ku rugero k'ivuka rya Yesu, ngo tuzabibwiriza mu kwezi kwa Kangahe kwa 14, kandi twavuga ngo tuzabibwiriza mu minsi. Inyigisho z'abashakanye ikiro kubwiriza ngo nicyo kubwiriza ngo abantu mu munsi w'ubukwe ngo nicyo gushima, kandi abazanditse bazandikiye abera kugira ngo babibere. Amen. Mubibwirize buri munsi. Haleluya. Haleluya. Twakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, izavuye kuri yuno oya ubuntu bw'Imana. Twakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, izavuye kuri yuno oya. Amen. Haleluya. Bibiliya ivuga ko dufite ubugingo mu ntambwe eshatu. Ubugingo bwacu twahawe na Kristo dufite intambwe zingahe? Abana twese tugira ngo akari kangahe? Amen. Tutavuga intambwe zitatu z'ubugingo dufite, icyo tuzi neza nuko isoko y'ubugingo bwacu ari Imana. Haleluya. Haleluya.
hari igihe twishuka ubaje tugatekereza ukabona uratutse ukabona urabona n'umuhanga bwawe ukabona uraryamye urariye ukabimenyera ariko Bibiliya iratubwira ngo Imana haleluya Yesu ubugingo bwa tubizi gute Bibiliya iravuga ngo Imana imaze kurema ibintu byose yaremye umuntu imukuye mu butaka umuntu aryamye aho Imana imuhumekeramo umwuka ubugingo bwacu dufite bukomoka mu mwuka w'Imana. Haleluya. Adamu Imana imaze kumurema itaramuhumekeramo umwuka w'ubugingo. Adamu yari ijuru ryamye aho ngaho. Ariko Imana imaze kumuhumekeramo umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo haleluya. Ubugingo dufite tubukesha Imana. Ubuzima dufite tubukesha Imana. Hatari umwuka nta bugingo buhari. Bibiliya iravuga mu mubwiriza ngo iyo umuntu apfuye uyu mwuka umuvamo ugasubira hehe ku Mana. N'ubundi biko kuko ubugingo bukomoka ku Mana. Amen. Haleluya. Ariko ubugingo ntashaka kuvuga suko ubwo gupfa. Ndashaka kuvuga ubugingo duhererwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Ubugingo twaherewe muri Kristo Yesu suko gusa tubutegereje twamaze no kubuhabwa. Haleluya. Twamaze kugira gute? Amen. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakuze abari mw'isi byatumye itanga umwana wayo kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo cyangwa twizeye Yesu wa munsi wahindukiye wa munsi wihanye wa munsi wavuze ngo nemeye ubutumwa bwiza nemeye ko Kristo yapfuye akazuka kandi yamfiriye uwo munsi wahawe ubugingo haleluya uwo munsi wahawe iki twahawe ubugingo buhora ntabwo Bibiliya ivuga ngo niwizera Yesu uzategereza igihe kimwe nk'ugiye gupfa n'urangize kugira ngo Imana mbabarira uhamagare na pasiteri uhamagare n'abadiyakoni ubabwira ati mbabarire kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho. Niko Bibiliya ivuga se? Bibiliya ivuga gute? Kuko Imana yakuze byatumye itanga umwana wayo kugira ngo atarimbuka ahubwo Yesu nshuti yanjye ushime wowe wabinduye umwana w'isezerano Yesu nshuti yanjye ushime wowe wabinduye umwana w'isezerano. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo ufite uwo mwana afite iki? Ufite uwo mwana afite iki? Haleluya. Abakristo ntibajya bizera ku ijambo ry'Imana kandi ari byo bagira bafite. Bazababwira ati nta bugingo buhoraho bufite. Ariko Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo. Uwizeye Yesu yavuye mu rupfu yageze hehe? Mu bugingo. Uyu munsi ndashaka kukubwira ngo umunsi wizeye Yesu wahawe ubugingo. Abizeye Yesu tubarebe. Haleluya. Mufite ubugingo buhoraho. Uwavuye mw'isi akizera Yesu yahawe ubugingo buhoraho. Amen. Yesu yavuye mu ijuru
Haleluya. Aza mwisi kugira ngo tumwizere duhabwe ubugingo. Amen. Intambwe y'ubugingo bwacu buhoraho nuko twamaze kwizera neza. Kandi nta kindi yaduha ni ubugingo. Haleluya. Ubugingo buhoraho ni ubugingo bumeze ni ubugingo buva ku Mana budapfa. Haleluya. Ni ubugingo butagira gute, butagongwa n'imodoka. Amen. Butakwicwa na malariya, butakwicwa n'indwara. Ni ubugingo bw'Imana umuntu ahabwa. Haleluya. Ubwo kwizera ubutumwa bwiza. Amen. Umuntu arashobora kuba ahumeka atari muzima. Umuntu arashobora kuba agira gute ariko atari. Namwe yarabazuye, namwe yagize gute ubwo mwari mupfuye mugize ibicumuro, abantu bazutse tubarebe. Haleluya. Natwe yagize gute none se mwazutse mutarapfuye, mwabanje gupfa ariko mupfuye mu byaha, mu bicumuro. None Imana igira gute kumbe hariho abantu bapfuye, hari abantu bagize gute kandi bagenda kandi bacuruza kandi bagira gute bahinga kandi bagira gute bagenda gushingura kandi bagize gute. Hari abo Yesu yavuze ngo mureke ngo bapfu bajye guhambaba. Hari abari bapfuye mu mubiri n'abandi bapfuye bari bazima bagiye guhambaba. Nawe yagize gute dukomere Imana amashyi twaje. Haleluya. Haleluya. Nta kindi kintu cyiza nko kwizera Yesu. Yesu hari imirimo mwari muzi wabona gusa izina nembe. Niba nembe izina rya Yesu ryonyine cyangwa mwemera na yanyu iryo zina ryonyine ngo turibonera mwiki kwa muri ni byavuze ngo turibonera mwiki murebwe kandi ngo mwari ubugingo. Ubugingo n'umunezero bibonerwa muri nde niryo zina. Haleluya. Haleluya. Twahawe ubugingo buhoraho muri nde muri Kristo Yesu. Kandi ubugingo twahawe ni ubugingo bw'Imana bwo gufatanya n'Imana kamere yayo. Haleluya. Kandi twabiheshejwe n'imbaraga z'Imana, twabiheshejwe n'umwuka w'Imana. Iyo umuntu yizeye ubutumwa bwiza arehejwe n'umwuka wera. Amen. Umwuka wiwe haba harangitse kera kubera ibyaha agahinduka musha, ahinduwe n'umwuka w'Imana, akakira kamere y'Imana, agahinduka icyaremwe gishya. Bibiliya ikavuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka bazagira gute kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryababatiye itegeko ry'ibyaha. Amen. Haleluya. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari iki? Aba ari icyaremwe gishya. Haleluya. Nta hantu Kristo agomba kubarizwa muri nde muri aho niho ahererwa ubugingo. Ndashaka guca akarongo aha hasi. Amen. Ndashaka guca akarongo hano
yuko wizeye Yesu afite abandi barigisha bakavuga ngo wese harya ngo yavuze ko waje gupfa ngo byagize bagatangira bagatanguha urabona bagiye gupfa baraduhamagaye banadusezera twese baratugira ngo tubabariye ubwo none birashoboka yagiye agabira kubera ko ngo yaduhamagaye akagira gute ubu ngo ataraza ntabwo ngora yaretse baraga kwerekana ko hari icyo yakoze kugira ngo ahabwe ngo horaho kirenze kivuga ngo kuko Imana yakoze muri bisi datu bitangana kwayo kugira ngo umwizera wese akagira gute aho bahabe ufite umwana afite umwana afite ubugingo twajya gushaka ubugingo. Amen. Haleluya. Ntabwo twaba duharanira ubugingo tubize gute amen. Iyo ni intambwe yawe uzubwira bene wanyu bose ubwire n'abandi bantu bose ubabwire ngo kwizera Yesu wabasha kwizera ko hanze gushira kuri wawe ubutukizwa ugahabwa ubugingo ugahabwa kamere ugahabwa ibintu byose bijyanye amen. Uzabayo usugiye amuwabayo uzabayo amubira n'amadanya izishimo Kiza kwasiwe nibase kuibona nukwezwa n'amaso kuibona nukwezwa n'amaso. Haleluya. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya 3 Bibiliya ivuga ngo kuko imbaraga z'ubumana bwa zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo. Haleluya. Haleluya. Imbaraga z'ubumana bwa nizo zatanze ibintu byose bizana ubugingo. Ntabwo ubugingo bwavuye mu mbaraga zacu. Ubugingo ntibwavuye mu idini, ntibwavuye mu maturo, ntibwavuye mu masengesho, bwavuye mu mbaraga z'ubumana bwacu. Nizo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo. Haleluya. Haleluya. Amen. Zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze. Umunsi twamenye ko Imana yaduhamagaye, umunsi Imana yaduhamagarishije ubutumwa bwiza, tumaze kumenya ko Imana igira neza, Imana yadukunze. Haleluya. Hano twikunda ndakwiriye
Hallelujah. Imbaraga z'Imana nizo zatugabira ibintu byose bizana ubugenge. Ntibyavuye ku mbaraga zacu, ntibyavuye kuri twe. Twamenye Imana, twamenye ineza yayo, twamenye ubwiza bwayo, twamenye iyaduhamagaye, turayizera. Imbaraga zayo zitugeza ibintu byose bijanye n'ubugingo no kubaha Imana. Haleluya. Haleluya. Uzi kosa dukora rimwe na rimwe dukora abakristo nuko twitekerezaho ko ibyo dukora byose ari imbaraga zacu, ariko Imana niyo izatubashisha. Haleluya. Nta muntu n'umwe wakwibashisha. Ntiwabasha kwirengereza umunsi, ntiwakwirengereza, ariko uzi ibintu by'Imana bigoye no kuja gusenga biragoye, ariko n'Imana itubashisha. Haleluya. Haleluya. Ariko se wowe wakomeza ukajya mu bintu bitarimo amafaranga ukabijamo, ariko ubitekereje wowe uzi ukomeza ukaza hano nta mafaranga udahari ukazamo, ariko n'Imana igira gute? N'Imana igira gute? Ab'isi ikintu cyose kitarimo inyungu ntabwo bakitana. Arakubaza ngo urampa nijya gusenga urampa, ariko kubera ko imbaraga z'Imana, haleluya, zatugabiye, haleluya, zaduhaye ibintu byose bijanye n'ubugingo, ziduheza n'ibintu byose bijanye no kubaha Imana. Niyo mpamvu, amen, haleluya, niyo mpamvu turi gukora, niyo mpamvu turi ubutumwa, niyo mpamvu duhagaze hano. Ntabwo ari ububasha bwacu, imbaraga zose zikomoka. Dufite rero ubugingo buhoraho, kandi twarabuhawe mu gihe cyashize n'uyu munsi. Rero ubwo bugingo turabufite. Haleluya. Twahawe ubugingo buhoraho, turanabufite nanone, turabwicaranye. Pawulo yaravuze ngo, avuga ku bugingo bwa none, yavuze ko ubugingo dufite intambwe zingahe? Eshatu. Twahawe ubugingo mu bitatu mu gihe cyashize, dufite n'ubugingo uyu munsi. Ubwo nyine turabufite, ariko ubugingo bwacu dufite uyu munsi ni Yesu. Yesu niwe bugingo. Mu yandi magambo, Yesu tubwire ko tubaho. Muzi impamvu abantu babaho uko umukristo budagenewe kubaho, nuko batabaho uko Kristo yabaye. Haleluya. Hari ubugingo twahawe mu gihe cyashize butagaragara. Haleluya. Cyagiye twasutse, cyagiye twagize gute? Tumaze kwizera ubutumwa bwiza. Ubwo buzima rero bugaragarira uburyo ubayeho umunsi kandi kugira ngo ubeho neza, nuko uwo bugingo wakiriye nibwo Kristo ugomba kubaho nk'uko Kristo ashaka. Kristo niwe bugingo bwacu. Mu Bafilipi igice cya 24, Pawulo yaravuze ngo jewe kubaho ni Kristo. Yaravuze mu yandi magambo, ubugingo bwanjye mbayeho uyu mbayeho nk'uko Kristo abaye. Niyo umbesheje kubaho ku bwa Kristo. Ntacyo mwabasha gukora mutamfite. Amen.
Haleluya. Abantu bazi amashami bareba niba ishami ry'igiti. Wese mwabona ishami ry'igiti. Mwararibonye. Niba mwabona ishami ry'igiti ririho. Rikaba rifite ubugingo, rikaba rifite ubuzima. Nkuko ishami ritari ku giti ridashobora kugira ubuzima bwiza, bigomba kuma, niko n'umukristo nawe utomatanye nande na Kristo. Ubuzima bwa none, umukristo bwa none kwerekana ubugingo yakiriye bimugora. Kristo niwe bugingo. Haleluya. Nije nzira n'ukuri, nije nzira n'ukuri. Amen. Haleluya. Nije nzira n'ukuri. Mu buzima kugira ngo ubeho neza ugomba kugira umuntu ujya ureberaho. Ninde muntu ufite uwo azareberaho yikana amatira umuntu n'abo bose bazaba bari mu kuvuga ngo ni role model. Ni role model. Uyari magambo ni umuntu ubaho arakurenze nawe wifuza kubaho nkawe. Ukareba uko yambara nawe ukambara nkawe. Ukareba ibyo akora buriya nawe nifuza ndabona ari kunamwigira. Icyo ni ikintu kimwe cyiza mu buzima. Abanyarwanda baravuga ngo ubwenge bugira gute? Burarahuje. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ikintu ukibeho ugikore neza ugomba kugira icyo ureberaho. Muri kumva turi kumwe? Turi kumwe? Haleluya. Amen. Iyo ushaka gutera habe n'igihugu iyo mubona abayobozi bagenda hirya no hino baba bagiye kureba ese mwebwe mwabigenjemo, ese mwebwe mubikoramo, ese mwebwe byashobotse gute. Iyo ushaka no kubaka urugo rwawe uragenda ugasura n'undi wateye imbere ko maze wese hajya wewe ni gutuma umugabo mwiza ugasura ukareba uko undi mugabo abikora ukuntu abikora nawe ukavuga upapa mwiza ukagira icyo umukura. Niba uri umudamu ukareba abandi badamu abana b'amatika muri kumva akaba ari kugira gute wigiraho n'umwana mwiza. Abana muri hano. Amen. Umwana mwiza yigira ku bandi bana beza izo bakora. Haleluya. Turi kumwe. Ubu tugero nabo tamu. Wamaze kumujyamo ko bazaba gusa. Takinze mushinga. Amen. Haleluya. Iyo ushaka kugera kure ureba abandi bageze kure bakakwigisha. Ariko hari igihe umuntu yamavuga gusa ngo wajya wabona akora uko mwumva wagira ngo mukumese oya. No mu buzima bwa Kristo ntabwo dushobora kubaho ubuzima bwa Kristo cyangwa se kubaho ubuzima bw'umuntu bugingo bwahereye muri Kristo Yesu tutarebeye ku muntu witwa Yesu, tutarebeye kuri nde. Muze mwese abarushe muzi wanjye ndagira gute mwemere kuba abagaragu mugire. Haleluya. Munyigireho. Bibiliya
umukristo yagiraga gute yagendana. Amen. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo Kristo niwe bugingo bwacu. Kristo niwe nitegereza. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mwite kuri Kristo. Nimba ubugingo twarabwakiriye mu buryo bw'umwuka kugira ngo tububeho tubugaragaze, nuko turebera kuri Kristo. Tukavuga nk'uko yavuga, tukihangana nk'uko yihangana. Nta muntu warebera kuri Kristo wacika intege. Haleluya. Basi. Ikibazo ufite aho hantu guhabwa ubugingo buhoraho no guhabwa ijuru bitandukanira hehe? Bitandukanye. Umukomere amashyi. Haleluya. Ariko uramuga guhabwa ubugingo buhoraho no guhabwa ijuru bitandukanye. Hari umuntu bisa nk'aho ngo ndakiza ngo ni ubuntu. Muyandi magambo guhabwa ubugingo buhoraho twabishijwe n'ubuntu. Bareka ijuru baragikorera, ijuru baragikorera. Afite imbaraga nyinshi ariko ni ikinyoma. Haleluya. Haleluya. Mwese mwumvire singasubiramo kandi iyo umuntu afite ubugingo buhoraho. Haleluya. Haleluya. Ni ukuvuga ngo abazaja mu ijuru ni abafite ubugingo buhoraho. Ijuru ni ahantu abantu bahawe ubugingo buhoraho, bahawe agakiza bazaba. Abemerewe kujayo ni abafite ubugingo. Nta muntu n'umwe ufite ubugingo buhoraho utazaja hehe? Muyandi bantu mashyamba. Ufite ubugingo buhoraho aba afite ijuru. Ufite agakiza, uwizeye Yesu. Amen. Uwizeye nde? Uwizeye nde? Aba afite ijuru. Ijuru risobanura iki? Ijuru risobanura ubuturo bw'Imana. Dusubiremo. Ijuru risobanura iki? Muvuge cyane. Ijuru risobanura iki? Ntabwo kabisa kuvuga cyane. Ijuru risobanura iki? Ubuturo bw'Imana. Ubuturo bw'Imana. Ni ijuru risobanura ahantu Imana ituye. Niho abantu batuye muri Imana bashobora kugira. Abatuye muri Imana. Imana batuyemo. Ngo haleluya. Imana batuyemo. Noneho muri. Haleluya. Imana batuyemo. Ubwo bahita bavuga ati wariho tugize ubuzima mbere ubu pasiteri w'ijyayo. Mbega ahantu havuga ko Imana ibituyemo mu Baefeso igice cya kabiri umurongo wa 24 uko Bibiri ivuga. Abaefeso n'ahangaha afata muri we inzu yose iteranyijwe neza irakura turakureka ngo ibe urusengero rwera Umwami Yesu. Muri we namwe mwubakanywa kugira ngo mube inzu yo kubamo Imana. Mube inzu yo kubamo iki?
turubaka twubatse kuri nde twubatse kuri nde kugira ngo tube inzu y'Imana. Haleluya. Inzu y'iki? Perezida Mu buryo bw'umu niko hano Imana idutuyemo mu buryo Haleluya. Inzu yo kubana n'Imana Amen. Asigaye gusa ikintu kimwe. Barabura ikintu barabura kwambara imibiri kuko hari imibiri ya rene yo mwiza akaba ari imibiri ya rene Bueno, yo no me voy a